kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakunda komeza kubana hanga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Rero uyu munsi ingingo nyamukuru nje nsaba abantu bafite account ya TimeBucks, yujuje amadolari 4, yujuje amadolari 4 itaraba verified, kuko kuba uyafiteho ntabwo biba warabaye verified. Rero ibyo ngiye kuri njyewe si ikibazo, nshaka umuntu ufite ibyo kuri njyewe nta kibazo, nshaka umuntu ufite account iriho amadolari 4 bimugurire. Iyo account ndayimugurira ku 4,000. Bivuze ngo idolari kuko itaraba verified, idolari rigura amafaranga 1,400, ariko hano muri TimeBucks kuko tuyakoresha Airteam turigurisha ku 2,200 n'ibiceri birengaho. Rero niyo mpamvu mvuze ati reka nze umuntu ufite account ngewe imugurire ku 4,000. Nimba ari tayari anyandikire hano muri comment cyangwa aze twumvikana ibiciro neza. Ni ibintu byoroshye cyane, waba uyarengeje nabwo ibiciro biriyongera. Wegerageza unyandikire kuri nomero iri aho ngaho kuri screen yawe, unyandikire kuri WhatsApp twumvikane kuri iyo account yawe nyikugurire. Biroroshye cyane. Mugire byiza, caho turaza gusubira mu buryo bwo kuba twakorera amafaranga online. Aya ni amahirwe hanze yo kuba nagura account niyo zaba zirenze imwe, bibuze kuba nazibagurira abantu bafite account zujuje amadolari 4. Ucyuza amadolari 4 ushaka wahita unyandikira kuri WhatsApp akugurira iyo account yawe itaraba verified.